Ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi, amakuru mutegurirwa na HDI mugiye kugezwaho nanjye Maeva Gakima. Kuva tariki 21 kugeza tariki 22 z'uku kwezi, ku bufatanye bwa Initiative Expertise France mu mushinga tubiteho, HDI yahuguye abaganga 21 mu karere ka Nyarugenge ku buryo bwo gutanga serivisi z'ubuzima zitavangura. Aba ni abaganga barimo gusobanurirwa n'umushinga tubiteho, bahabwa amahugurwa ku kuntu umuntu ufata ibiyobyabwenge aba afite ibyago byo kwandura indwara zitandukanye harimo sida, hepatite C n'izindi kubera uburyo bakoresha mu gufata ibiyobyabwenge. Bakanguriwe rero uburyo bazajya bakoresha kugira ngo bafashe aba bafata ibiyobyabwenge bahabwe serivisi zigabanya ingaruka bahura nazo ku buzima bwabo kubera bya biyobyabwenge. Iyi harm reduction rero ni kwiyigisha abaganga ubusa nkaho urimo kwiyigisha igihugu cyose, ubusa nkaho wiyigisha community, kuko abantu benshi bafite ibibazo ariko nta nubwo bazi ko babyitwaramo igihe ibyo bibazo byaje. Nkumva rero ni uburyo bwiza, ni umuyoboro mwiza wo kwigisha abaganga, ariko ni umuyoboro mwiza wo kwigisha community, kuko iyo wigishije umuganga uba wigishije community. Ni umuyoboro mwiza wo kubahugura kumenya uko bitwara imbere y'ikibazo bahuye nacyo, cyane cyane ko abantu benshi hari uburyo busanzwe abantu bazi birindamo virusi itera sida na za hepatitis, ariko ubu ngubu ibikoreshwa ry'ibiyobyabwenge cyane cyane bari abantu babyitera harimo inkomoko nini ya sida, inkomoko ya za hepatite, za kanseri n'ibindi. Ku buryo wigishije umuganga rero uba wigishije community, kuko nawe ahakorera yigisha abandi baganga, ariko abaganga nanone bakagaragara cyane uruhare rwabo muri community aho bigisha abantu kwirinda indwara. Numva rero ari igikorwa cyiza cyane cyo gukomeza gufasha abantu kumenya uko bita ku barwayi, ariko no kumenya uko societe ihindura imyumvire ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, uburyo bwo kubyitera, guhangana nabyo n'ingaruka zabyo. Abaganga basoje bumvise neza uruhare rwabo rwo gutinyura abafata ibiyobyabwenge kubagana ngo bahabwe serivisi. Akenshi baraza ugasanga harimo kwikanga bitewe n'uko asa, uriya ni umujura cyangwa se n'umuha umwanya, ariko tubonye ko kumufasha gutambuka mbere y'igihe cyangwa se ukamufasha kugirira vuba ataragwa muri ya taki, byamufasha kugira ngo azanagaruke gushaka serivisi. Ariko nutamuha umwanya ukamutinza aho ngaho, nta nubwo azabwira abandi, uzasanga tugifite icyo kibazo. Ikindi bidufashije ni ukubashishikariza kuba twabaha serivisi zitandukanye, zirimo izo kwipimisha ku bushake. Niba kugezeho umenye ko ugomba kumwohereza mu yindi serivisi ishobora kumufasha, ari ukwipimisha ku bushake virusi itera sida, kwipimisha ziriya ndwara zindi bashobora kwanduriramo harimo za hepatite, no kubamenya no kubigisha mu ikoreshwa ry'inshinge, cyane cyane ko tuzi ko bano bitera bakunda gusangira ziriya nshinge kandi harimo ingaruka zikomeye. Ikindi ni ukumenya kureba, uretse kumva umuntu ukamenya no kwitegereza. Ashobora kuba ari kukuganiriza ariko ukaba wabona ko afite nk'igisebe runaka yatewe n'izo nshinge, mu buryo bwawe bw'umwuga ufitemo ukaba wanamubaza ukanamufasha kuba yanavurwa n'ibyo bisebe. Natsoje amakuru yacu, mwakoze kubana natwe, mwaye kumwe nanjye Maeva Gakima, naho utaha.